uvugishije umwirongikane torero mukomere icumbi ribaye amayobera amapfa afashe intebe abahinduye benshi mu bihe bikomeye babitse ubutunzi bwabo. Yesu ashimwe cyane bene data, amahoro y'Imana abe muri mwe. Ni mwene Sonze Imana Bahati Shabani basuhuza. Twongeye gushimira Imana kuko twongeye kuduha amahirwe n'umugisha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Twari tumaze iminsi tutari kubasha kubonana neza kubera impamvu zindi twari turimo z'amasomo, ariko Imana ishimwe yongeye kuducira inzira nziza kugira ngo uyu murongo mwongere muboneho ubutumwa bwiza, mwongere mwumve ijambo ry'Imana. Kandi turabashishikariza kujya mudukurikira buri munsi kuko hagiye kuzajya haca ijambo ry'Imana buri munsi. Nubwo tugerageza kujya dukora ijambo ry'Imana ritoya, ariko abantu bashe kuryumva barisengeremo ndetse barushe no kuritekerezaho rikomeze kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Imana ibaho umugisha. Rero turabararikira gukomeza gusura haba urubuga rw'ivugabutumwa munezerwagakiza.org na YouTube channel Munezerwagakiza TV kugira ngo mujye mwumva izi nyigisho zitandukanye tubagezaho. Nagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi abantu benshi bafite ubwoba, bahangikishijwe n'uyu mwaka turimo 2021. Bakunda kujya kuri social media cyane, murabona amagambo menshi agenda avuga akura imitima y'abantu mu bundi buryo butandukanye, akababwira ngo abantu barapfuye bigenze gute. Ntabwo wenda tuvuga ko tubujije ibyo, ariko ndashaka kubaha ihumure Imana itanga cyangwa ritangwa n'Uwiteka tubona mu ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse muri Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 43 umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri. Haranditswe ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura no mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo mbabwire inshuti bene data, iri ni ihumure Uwiteka yahaga Yakobo cyangwa Abisirayeli uburyo bazacungurwa bitewe n'ibihe bari barimo. Ubundi ihumure ni amakuru meza ava ku Mana. Ihumure ni amakuru meza ava hehe? Ku Mana. Nagira ngo mbabwire inshuti z'umusaraba, uyu munsi nubwo abantu bagowe, nubwo bigaragara ko bikomeye ngo abantu nibasenga bashyirwe ikimenyetso, ariko uryo munsi twizere nimba warezeye Kristo ukamwakira kubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, urya munsi ukimara kumwizera washyizwe ikimenyetso. Dore ukuntu mu Befeso igice cya 1 umurongo wa 13 havuga, haravuga ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso, aricyo Mwuka Wera mwasezeranijwe. Bivuga ngo tukimara kwizera tukumva ijambo ry'Imana tukamwakira, twashyizweho ikimenyetso. Ni ikimenyetso twashyizeho. Nagira ngo mbabwire rero inshuti z'umusaraba, muri aka kanya ntago mukwiye guterwa ubwoba. Hari inyigisho zipfuye muri iyi minsi, hari abantu badashobora kwemenyana natwe mu bundi buryo butandukanye, ariko nagira ngo mbabwire ngo urya munsi niba warakiye Kristo atari kubatizwa cyangwa ujye mu idini gusa, ukumva ko wamwakiriye akagera mu bugingo bwawe, ngufitiye inkuru nziza muri aka kanya ivuga ko uriho ikimenyetso. Kereka niba utaramwizera, aho ngaho ukwiriye gushaka uburyo ukwiye gushyirwaho ikimenyetso. Rero ihumure Imana itanga ihumure kandi mu buryo butandukanye. Imana ni nziza, itanga ihumure, iradutinyura, Imana itumara ubwoba. Ibyo iyo tubimenye mu buzima bwacu bituma tugira ubuzima budatinya, ubuzima butinyutse burimo imbaraga z'Imana, birimo Mwuka Wera. Nagira ngo mbabwire, iyo usoma ijambo ry'Imana, ijambo rivuga ngo ntutinye muri Bibiliya ribonekamo inshuro zirenga 356. Bivuga ngo buri munsi Imana ivugana nawe bingana n'umwaka wose. Imana ivugana nawe ikubwira mu gitondo ngo ntutinye. Ahubwo ikibazo nuko abantu batizera ngo bafate n'igihe gihagije cyo gusoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana Bibiliya n'urwandiko twandikiwe n'Imana. Uzarebe nk'iyo umuntu afite umukunzi akamwandikira ka message cyangwa uko yangana kose, niyo bari impapuro zingana iki yandikiwe na sheri, ntabwo abasha gutinya, arasoma akumva akomeza kuryoherwa. Ikibazo nuko abantu badafata igihe cyo kuba imbere y'Imana. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ntutinye. Hari ibintu rero Satani akoresha kugira ngo abantu abatera ubwoba. Icya mbere ni ubujiji, icya kabiri ni ubwoba. Iyo umuntu
ataramenya Kristo ko yamugiriye ku musaraba, kandi akamenya ngo amenye umugambi Imana ifite kuri we, bituma agira ubwoba mu buryo budasanzwe. Ariko iyo wakiriye Kristo akakubera umwami n'umukiza, ugira ihumure. Nagira ngo mbabwire mugire ihumure. Bibiri tubwiye iki? Iravuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu mugezi, imigezi ntizagutembana, nugira mu muriro ntuzashya, kandi birimo ibyawo ntibizagufata. Ngufitiye inkuru nziza nshuti mwene data, muri aka kanya ngizere Yesu. Intambara ucamo 2020 yararangiye, na 2021 izarangira. Imana yateguye mu buryo bwose izabisohoza. Girira Imana icyizere, uyizere, izakwitaho. Ntutinye ngo ugire ubwoba bw'ejo hazaza, ngugire ngo wibaze ngo bizagenda gute, uva ngo ubukene buzabo buzagenda gute. Satani aguteza ibintu byinshi kugira ngo uhabuke, ariko ngufitiye inkuru nziza. Yesu yaravuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14, iravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Haleluya, mwizere Imana nanjye munyizere, nimuhagarike imitima. Ni iki kigutuma uhagarika umutima? Ndagira ngo mbabwire, Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo kubaho ni Kristo, ngo kandi no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Ntidukwiriye gutinya. Muri rimwe yaravuze ngo ntidukwiriye gutinya urupfu, ngo Yesu yarugize irembo, ngo ubwo adapfa simpfa. Ndagira ngo mbabwire ngo Kristo yagize irembo, urupfu ni inzira itujyana iwacu. Ndagira ngo mbabwire ngo ugirire Imana icyizere. Intambara ufite ni nyinshi, ariko nubwo bimeze gutyo, umenye ko hari amahoro Kristo yadusigiye, umenye ko hari ibyo Imana yavuganye natwe. Haleluya. Nagira ngo dusenge muri aka kanya, ariko ugirire Imana icyizere. Uyu usomye ku murongo 27 muri ubu butumwa bwiza aravuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Ngice kora simba nkako bisi batanga, imitima yanyu ntihagarike, ntihagarare, kandi ntitinye. Mugire umugisha w'Imana mu byo mukora byose. Uyu mwaka wabera umugisha, mukomeze kwizera Imana no gusenga. Turabakunda. Shalom. Reka dusenge. Turagushimiye Data kubw'ubuntu bwawe, kandi imitima y'abantu benshi igize ubwoba, iratinye, ariko niwe uhumuriza imitima y'abantu kugira ngo be gutinya, bamenye umugambi wawe. Reka iri jambo rigira umumaro, riherekezwe n'imbaraga z'Umwuka Wera, abaryumvise ribashe kubakiza. Ni mu izina rye tujye twizeye kubikora. Amen. Murakoze. Imana ibamugishe. Amatage yaramfashe, wowe singizuruta, ngomboho ku mutima, ubuzima bw'isi ya none uyobowe n'impiya. Abafite ikimenyetso cy'amaraso ntimuzacogore. Intwari zarananiwe, ubona hindwarane. Abafite ikimenyetso ntimuzacogore. Intwari zarananiwe.